Ronaldo akora ukavuga ati shazi gukina reka mbahuze reka mbahuze ayasha yarakoze ariko ntabwo akaba yanyoberaho yewe byaba bibi natangiye mfite imodoka ejo bundi ukazaya kubona umuntu yarakubiswe wamureba ukamuyoberwa kandi ejo bundi yari umuze afite imodoka. Guha ikaze kuri Over TV, nizere ko umeze neza cyane uciye gitana igihugu amajyaruguru amajyepfo umujyi wa Kigali nawe ibereye muri diaspora, nizere ko umeze neza. Nizere ko gahunda zawe ziri gucamo cyane, niba bitari gukunda kandi izere Imana, izere ja bitewe n'uko n'imyemerere yawe, izere Yehova, izere Allah. Nizere ko ejo bizagenda neza cyane. Nk'ibisanzwe rero iyi ni Over TV, aho umenyera amakuru y'ibiri kuvugwa cyane biri imihanda byose nano bimenyetso wa BMCV Maso Sempa International Badman. Uyu munsi rero nakiriye umukobwa mwiza, muramubona muri frame imbere yanyu. Sinzi kumuvuga. Lidi, umeze neza? Karame meze neza cyane, wowe umeze ute? Cyameze neza. Aho kuntu witaba na discipline. Nararezwe bro. Kera bari ngo Karame. Nitaba Karame ngewe. Narimirwa kubyumva kera ibyo bintu. Ego. Niko nitaba meze neza. Wowe umeze ute? Ndashima Imana nanjye. Finally ngize amahirwe ndagufatishije none. Yego. Nanjye nakwifuzaga. Wakwifera hasi kuba cyumeze gutyo bana bandi. Ndakubwiye ngo nari gukumbuye n'inki nawe. Ariko urabizi ntago ari ukugufera, mvuze ibiri byo nyine, mvuze ibintu ko byumva. Ntago ndi kubyizera bana. Niko bimeze. Akoze ko nzi izina ryawe rimwe mana. Uravugisha ukuri? Ni ukuri nzi izina ryawe rimwe. Subwo gute shabwo ranzira kandi njye naganyeka ko turi inshuti. Wallahi nzi izina ryawe rimwe. Ego. Ijya kabiri. Ijya mbere ubwo ijya kabiri. Ziridia ryonye. Yego nitwa Wase. Wase Lidi. Ego. Chamani. Mama wari yabitekerejeho. Kubera iki? Cyanye amazina y'ikinyejana. Bitewe nyine n'ukuntu. Uri kubona nyine turi igihe twavutsemo nakigiye mwavutsemo. Nyine wagakwiye kuba witwa irindi zina bitari Uwase. Ariko nawe witwa Wase Lydia, nomba ni ibintu. Kandi hari umuntu wigeze kumbwira ngo Lydia wundi utari nge yarazi. Umuto wa mu Lydia yarazi. Ngafite imyaka 50. Karagwa. Lydia mani izina nyine ryavu. Sinzi niba ubizi ariko Lydia ni izina ryavu. Aha. Ubwo yo bimbwiye nibyo. Ndagushakira ibitabo. Nyine utewumva kuntu Lydia ari ryavu. Bikwereka nyine abantu batangire kwita ba Lydia. Nta kibazo. Nta kibazo. Iyi ni Over TV bayibonye abanyarwanda. N'abasezeranye ati nzabazana Lydia, bigeze kukubona ahantu ariko wahise uncika nyine. Bambwiye amasegonda 2 wiruka. Abanyarwanda ndabasezeranya ko tuzaganira tubwire experience nyine yawe. Yego twagarutse rero. Nagarutse nanjye ndabakunda. Narabibonye ko banyishimiye ariko nanjye ndabakunda da. Ndabakunda. Maze iminsi nkubona wiruka kuri Washington Hall na Washington Small. Ariko se none se nyine. Mwaravuze ngo uriya mutipe ngo ntakirimo. Oya ibyo ngibyo mwabivuze sindimo, nuze no kunteranya. Nge kirimo. Kubi. Cyarabasiganye nimwe. Wenda nuko naho nazikura gusa nzibonye. Nzibonye najya mwiyandikishwa amazi ngo watangiye gukora siporo ryari. Azagaruka mu Rwanda amezi 6, arubize? Ego nari narabyumvishe. Ako nyine bakwegereza Washington Small. Noya. Oya Ashton Small baravuga ngo nyine ari ibintu nyine bavuga ngo byanditse muri Bibiliya ngo uzajya kwa data namujyanye. Oya ntago ari byo. None se urumva kwiyegera Ashton Small kwa kari inshuti n'uriya muniga Ashton Hall babaye inshuti deja, babaye famille byazoroha. Oya ntago kareka zanabaze mbese mugende imwiyegereje bigasoza ari we tumenyanye gusa. Oya nyine yaza kandi azagaruka kumusura nyine mu etambwa atari undi mwana nyine tuziranye kwemera.
reka mbahuze. reka mbahuze. Ayasha yarakoze ariko ntabwo Yarakoze ba. ni yarakoze ariko ntibikunda. Siridi mu kazi kanyu mani namwe hagezemo ibintu by'ama AI. Rero AI ziri ahantu hose mu mashuri none mu kazi nyine urumva ntabwo umuntu agishaka ibintu byo kwivuna. Ahantu hose hari AI bishobora no kuzasoza ugiye nko kubona nk'abakozi bamwe bagiye birukanwa kubera ko AI zabonetse nyine ababose bakaruhuka no ku kintu cyo kwishyura abakozi benshi. Ariko natwe mu kazi kacu AI zirimo pe. Nabonye ngo ababose basigaye basaba gukora raporo n'ibikintu bikigoranye. Ntabwo bikigoranye. Ariko nawe wese akomeza guhemba abantu kandi ubona hari ikintu gikoreye gihari. Bivuze ngo ugiye kugabanya abakozi. Nawe uzabirukana deje. Nanjye bazabanyirukanye hanyuma aho nzabonera amafaranga yo gushinga kampani nanjye mbirukane. Ejya ni mu businessman nubwo mwumva gutya ariko ni mu business woman. Mwise mu businessman. Ushatse kumvikanisha ikintu. Hari inshuti yanjye iyo twigana. Ntabwo ndibuze kumvuga izina ariko uraza kumenya. Ubwo yararimo kunsereza ngo ese Manidi ngo uzi kukiza ngo tukiza gutangira kwiga hano ngo abantu bari bazi ngo uri umusore. Ubwo ntabwo uvuze mani kuko ubwo nibyo bikurimo mba mbyumvishe mba nkumvishe ariko yaranga ibyo bindimo abantu ngiye bundi zo tayi nizo zanjye. Ndagushimiye ni wowe nshuti yanjye n'ubundi narabivuze. Izo tayi nizo zanjye ibintu ese ntabwo abantu ariko bavuga ko uri umukobwa kubera nyine no si usura ntabwo ugaragara nk'umusore. None se ntabwo hari abasore baba basa nk'abakobwa se cyangwa abakobwa ubona nyine ukimubona ku rugendo ujyana umusore. Ari umuhungu se umuhungu ntabwo wamuyoberwa. Ni ukuri bibaho. Icya mbere ntabwo ugenda nk'abahungu sibyo. Icya kabiri n'umusatsi abahungu bagira amarende ni bakeya. Abantu baravukiye niyo nta muntu uva kure wapfa kugira. Hari umuntu usanga irenda ari cyo kintu cyiza afite ku mubiri we cyonyine niyo yaba yaravukiye hese iyo ariko afite irende kweri. Ari umusore ariko wowe umuntu wakubwiye ko usa n'umusore yarakubeshye. Ubwo ndemye agatima yese nakundi. Umuntu wakubwiye ko usa n'abasore yarakubeshye. Ndagushimiye. Ejo nituza kwiga nzabimuziza. Ariko mise nibuka cya kibazo sha. Warambwiye ngo igihe uheruka kumbwira. Wabwiye igihe duheruka gukorana imenye. Warambwiye ngo ufana Bruce Melody na The Ben cyarimo. Abakunze bafati basigaye banira amabuye. Ati ntago bibaho. Ntabwo umuntu yakunda The Ben na Bruce Melody cyarimo. Rero uraza kumbwira none urahitamo uruhande rumwe ujyaho umbwire n'impamvu nk'eshatu. Abanyarwanda bava TV abakunzi bacu bakure mu rujijo. Yego rero ukuntu abivuze wenda banyumvishije nabi. Warambajije ngo abahanzi babiri batabura kuri playlist yanjye. Ni nkuko nk'abantu bamwe bafana Messi. Aho kuba ufana Messi ntibikwiye ko nk'iyo nyine nk'ikipe Ronaldo arimo ikinye n'indi kipe Messi atarimo. Nyine hatari utuntu nyine Ronaldo akora ukavuga ati shazi gukina. Rero nanjye navuze ko batabura kuri playlist yanjye ko ari babiri. Ariko njye mfana The Ben. Umufana w'imbere byumve. Ntuzongere no kunyitiranya ngo ujye unshyira aha. Usibye neye ko nakisiga amarangi nk'abasore babiri twigana. Ariko njye mfana The Ben. Noneho impamvu navuze Bruce Melody kuko Bruce Melody nubwo nyine namufana ariko nyine agira indirimbo nziza kandi ndanazumva. Ariko ubundi mfana The Ben. Ariko wowe bari wambajije abatabura kuri playlist. Ubwo rero kugira ngo udakomeza kubashyira mu rujijo uramanya impamvu nkesha. Zatumye mfana The Ben. Impamvu ya mbere ni uko Meddy yavuye muri uyu muziki wa sekira nyine akajya muri gospel niwo nafanaga. Rero urumva ubundi hari umuntu wa mbere n'uwa kabiri. Iyo umwe avuyemo ubwo sinari wite mvuga ngo kubera ko Meddy biretse ndareka no gufana nyine umuhanzi nyine uri muri sekira music. Iyo niyo mpamvu ya mbere. Iya kabiri The Ben agiye indirimbo nziza. Impamvu ya gatatu The Ben azi ubwenge.
ni muzima. Nagize ngo ikintu ndi gutekereza nikigiye kuvuga. Iki? Yagize ngo Pamela agiye guhita asibishicana. Oya nyine mu bwenge azina Pamela arimo kuba yarahisemo ni muzima. Ni muzima. Ijya kucana kuba utoroshye kwizo tari muri gukoresha ni muzima. Nzumva ni inshuti zanjye twigana niba nazikuyeho. Abantu batagira ngo Lydia yiga muri secondaire, Lydia yiga masters. Hatazagira uwinyoberaho byaba ibibazo. Yego siniga muri secondaire uyu ni umwaka wa 2 nsoje mutazanagira ngo. Ushaka kuguma iwanyu. Kuguma iwacu. Nyine kuzahera iwanyu. Oya nyine hari ukuntu umuntu yaba yiga secondaire yakomeza kumva vanga abantu twigana. Ndi mugenzi we nyine. Akaba yanyoberaho yewe byaba bibi. Oya ariko yakuvugisha nari bereganaga amashuri. Nyine yamvugisha arega reka nkubwire. Kumvugisha nta kibazo kuko nanjye mvugana n'abantu biga secondaire. Ikibazo nuko washaka ibirenze ibyo. Kandi ndi umukobwa nk'uyu we. Ibirenze. Ibirenze ibi. Oya byari blague ariko nyine ntago niga muri secondaire ibyo ngibyo birahagije. Ariko nyine bidakwiye ko umuntu wa secondaire twavugana turavugana nta kibazo. Nyine ikaba yakubwira n'ijambo rirerire. Aho ni ibyo ari byo bibi navugaga. None si muri iyo ni ya majambo wavugaga. Muri secondaire nta maboga arabamo. Oya reka mbwire kubabamo nyine abamo. Ariko kubabamo ibyo ntacyo bikimvuzeho. Ibyo rero bikimvuzeho yaba nyiga muri secondaire. None si rukundo we urubarira muri secondaire. Ntago ndubarira muri secondaire. Ariko nanone rega hari ibintu nkawe ku musore birumvikana. Ariko nkanjye ku mukobwa nawe ubwawe nubwo urimo urabivuga hano urimo uragana yenda ngo tube dutebya n'asaha 10 ariko nawe ubwawe byumvisha haza nkakwicaza nkufitiye inkuru. Uti nkufitiye iyihe nkuru nkaba nkweretse uyu musore atuye rero kureba yiga senior 5 tunamuhisemo. Ngiye kugira icyo neza. Ibintu kirenzeho. Wizera mu mahirwe cyangwa wizera mu gukora cyane? Gukora cyane. Amahirwe wemera ko abaho se? Amahirwe abaho. Nizwe cyo utayizera. Ibyo reka nkubwire. Ushobora ntago nyizerera njye nizerera mu gukora cyane. Kubera ko gukora cyane iyo wihaye nyine ngo ugiye kuzagira kuzategereza ngo amahirwe yawe. Hari n'igihe haza ibintu bibi we ukabyitiranya n'amahirwe. Ukanga gukora ahubwo wenda reka nguhe nk'urugero. Nkaba naranze gukora nkabatereka nicare ubwo niba ngeneye kuzatunga imodoka mu myaka iyo myaka nigera nzatunga imodoka. Nkajya kubona nkawe uri umusore MC uraje umaye imodoka. Urambwira ati ariko kujya nyiguhe si iby'ubuntu kuko sinakubyaye. Urumva nkako kanya ukima imodoka sinjye gutekereza se kucya yimaye kuko nubundi ntago umuntu yayiguhanga atakubwira ngo kuba nguhaye imodoka birahita bigenda gutya nawe birahita bigenda gutya icyo nshaka urahita ukima. Nkahita nemera iyo modoka umaye nabanje kuya gutekereza se MC ntago ari musaza wanjye ntago ari papa wanjye ni umusore twahuye gutyo amaye imodoka nuje kubitekerezaho wowe ukavuga ati ubu ni ya mahirwe nyine angene yari buzanzeho. Hanyuma y'igihe ukambwira ati sindi so ati rero agira uko ngenza ugasanga naze gukora cyane kandi warayimaye n'ubundi ubwo ugasanga bimviremo n'ibindi bintu ahubwo inkarutwa na wa wundi wahereye ku tuntu duto nabona agacuruza ibigori hariya muri karitsiye ugasanga nuswe nawe. Natangiye mfite imodoka ejo bundi ukazaya kubona umuntu yarakubiswe wamureba ukamuyoberwa kandi ejo bundi yari umuze afite imodoka. Rero hari ukuntu wanga gukora cyane ngo bizerera mu mahirwe hakazaza ibindi bintu ukabyitanya n'amahirwe nyine nibikubere byiza. None si umuntu ukora cyane bikanga umuntu wakwireza ngo ngiye gukora cyane ngere kuba nagura imodoka ariko bikanga nyine. Nyereka nkubwire buriya umuntu rega umuntu no ku bantu wenda twizera Imana wizera ko Imana ifasha umuntu wifashije. Iyo wakoze cyane kamubwiye niyo uyu munsi byakanga
ariko ejo birakunda. Ntago waba uri umuntu ukora cyane ngo uzarinde ugera ku mwuka wa nyuma bitarakunda. Gukora cyane ntago byanga abantu nyine ni kwihangana. Kwihangana. Igeno si ryo yemera ko ribaho? Jyaho ribaho. Ryo urifata gute igeno? Sijyanje n'ibyo bintu twe tuvuza amahirwe gukora cyane. Igeno hari ukuntu waba ukora cyane ariko igeno ryazaza bigahinduka. Igeno ryo ngizereramo, ariko no gukora cyane nyine nibyo nizera cyane kurenza nuko nakizera igeno. Yewe uranumva nyine amahirwe ari yatari isaha nyine. Abantu shora nyine kwakira ikintu kiri big utarakoze cyane, ariko nyine burampinduye urangiye gukora cyane, ukaba wizeye yuko uzabona amafaranga utayakoreye ukayakubona. Ntago ibyo bintu binabamana abantu banizera amahirwe sinzi ukuntu bateye, ntago bibaho. Noneho nkatwe ku bantu b'abakobwa biba bigoye kuvuga ngo ugiye kwizera mu kintu cy'amahirwe, nyine niho havamo ibintu bibi. Kuko ab'i Kigali ntago gukora cyane bikunda. Nyine abakobwa b'i Kigali umukobwa mwariganye aho gasanga afite amafaranga yaragusize, yego natwe turabibona. Hari umukobwa mama mwariganye shaka yaragusize ukiyaza so ngende umukobwa ariko arakora akabona yarabasize. Subwo abaye naba pe nabo we abantu mwiganye nyine kera muri primary. Abantu mwiganye muri primary, I mean muri secondary nyine bimwe twavuga. Nyina yakonya gati ye baba we Lydia yaradusize. Swe shabwo sinza cyokora wenda birashoboka kuko nkanjye wenda nk'uwo ndimo ndavuga umeze gutyo wansize, wabona nabayicana akavanga ubu hari umuntu mbona akavanga ngo naramusize. Yego wabona nanjye hari abambona yakubwoba nibushire. Ubwo nibushire ari ugukunda icyo ukora. Urumva gukunda icyo ukora no kuba ndabivuga gute? Gukunda icyo ukora ushaka nyine ukuntu byitira ikinyarwanda kimeze fresh. Zikaregeye ushaka kuvuga ijambo gutya mu kinyarwanda. Gukunda icyo nkora se no gukora icyo nkunda? Gukora icyo ukunda cyangwa gukora icyo nkunda cyangwa gukunda icyo nkora cyangwa gukunda icyo nkora cyangwa gukora icyo nkunda? Gukunda icyo ukora cyangwa gukora icyo ukunda? Nakora icyo nkunda. Kubera iki sitakunda akazi uri gukora umunsi? Oya buriya reka nkubwire ga, wenda reka nguhe nk'urugero. Wenda byashoboka ko uza nko kwiga ukavuga wenda ukaba ati subu wenda nje kwiga itangazamakuru nk'igihe nazagusoreza bikaba bitakiri ku isoko, wenda nutekereze n'izindi ideas zo gufungura ama YouTube channel. Ukaba ati wenda reka nje muri business, ukaba ngo business nyine ihora iri hiti ntago wabura akazi. Ukaba ati kuko ngiye kuyiga itazava hiti nzabikunda ningeramo. Ukagenda ukajya gukora ikintu udakunda mani birakugora. Ngiye birangora gukora ikintu nakunda. Niyo mpamvu nyine nakora ikintu nkunda kujya ngiye kujya mu kintu ngo kubera ko hari impamvu runaka ngo nzakunda icyo nkora. Nakora ikintu nkunda. Ikintu cyose iyo ukora ikintu ukunda, ikintu cyose cyagusaba uko byaba bigukomereye kose nta nubwo ubyumva kubera yuko aba ari ikintu ukunda. Rero ngiye nakora ikintu nkunda. None se ufite akazi, ushaka kuba ufite akazi umuha urugero rw'itangazamakuru. Ushaka kuba ufite akazi ukora nko muri hoteli kuri reception. Abiza abakeneye abakobwa ahenshi ariho ukora ukaba ukunda itangazamakuru, wava kuri reception uhembwa amafaranga menshi ukajya gutangira itangazamakuru ukorera ubusa kubera ko urikunda. Oya reka nkubwire, ubwo se itangazamakuru bigenze nyine ubwo mu buhe buryo? Nguko mbyiga nkabona akazi aho ngaho nyine ufite akazi. Ufite akazi nyine mfashe urugero kwa ko umpaye urugero rwo kwitangazamakuru. Ukora muri hoteli ukaba ukora kuri reception nyine. Ni akazi kadateye stress, umuntu nukuza akakubaza nyine hano bimeze gute room nangahe, byo kurya bimeze gute,
ubwo ati nyobora ngiye kuri flow ya kabiri ndanyura he urumva yanaka ntago bigoye cyane. Icy'ingenzi kuri reception urana kubuza ururimi ari byo ukora urumva. Ende noneho kwa gukunda itangazamakuru ukaza kubona opportunity yo kuba wajya muri media house runaka ariko ugasanga urakorera ubusa cyangwa baraguhereza tike gusa kumva nyene uguhereza international wararyize nyine itangazamakuru wabyemera kuwa simbe nabifatanya nako kazi nkora ibintu bije amafaranga rero bishaka guhindura isura bishaka guhindura isura muntu we bishaka guhindura isura. Abantu ratubwire muri comment ni ari gukora icyo ukunze cyangwa gukora icyo njyewe nagira na wakomeza ukikora muri nakora icyo nkunda wahita useze oya ntago nari iyo aje ibintu by'amafaranga umuntu aracanga mu kirwa n'abari borega Charity ngushimire cyane kana kubwataye umuduhaye twe twarakubuze twe n'abakunzi ba Ova TV uruhande rwawe rarutubwiye ko ufana The Ben cyane imbere ariko imbere bwira abantu nyine bakore subscribe. Yego abantu abakunzi bacu inshuti zanjye abantu bankunda mukore subscribe kuri Ova TV, share, like na comment manatapinga bashu nawe mwakoze cyane kuntumira n'ubutanzaza. Dushimira abantu twabanye, iyi ari Ova TV, murabizi ibiganiro byo nakagaruka.